Haleluya. Reka dushime Imana yaduhaye igitaramo cyiza kare muri gahunda yo kuramya. Nabararitse ndababwira ni nyamara dufite igitaramo kiryoshye, ariko kubera ko mwamenyereye bya bintu by'amapublicité ntago narinzi ko muri buze bingana gutya. Ariko mbabaze korari turi nazo ni turi nazo, ikibazo kiri mu amatwi yawe. Hari abantu baba bafite amatwi areba imbere, abandi areba inyuma, hari afite imiferege mike, ariko hari n'amatwi yumva iby'umwuka bwira iki itorero. Ndagira ngo rero mbabwire ko nkurikije ukuntu munezerewe, haramutse hari umuntu nsabye nkamubwira ni nsaba icyo ushaka, nimugoroba twaraye tubyize, yahita ambwira ati rwose udusagurira iminota izikora rizogere zigire gute ziririmbe. Niko mbabona. Ndashima Imana yabanye natwe, twinjiye mu cyumweru cya kabiri cy'amateraniro yacu. Ndashimira abantu turi kumwe. Nakomeje kureba nsanga muri gahunda yo kuramya twateranye hano, ariko ku rubuga rw'itorero YouTube channel y'itorero rya Muhima twari tuhafite abantu 2,000. Abantu 2,000 twabanye muri gahunda yo kuramya. Imana rero ifite ibyirimo gukora atari hano ndetse no hanze. Twongeye kubifuriza abarimo kudukurikira hirya no hino umugoroba mwiza. Kandi muri uyu mugoroba mfite icyigisho nifuza ko nimutekereza cyane muramfasha ko ntari bwigisha umwanya munini. Gutekereza cyane. Reka ndabe abantu bagiye kumpa inkunga yo gutekereza cyane. Aha, amen. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero tugiye guhinduka abafatanyabikorwa. Turashima Imana abashyitsi irimo kutwoherereza. Ndashimira bamaze gufata umwanzuro wo kubana natwe no kudasiba mu materaniro, ariko ndanashima n'abamaze gufata umwanzuro mwiza wo kubatizwa ku isabato. Hano dufite umubatizo. Abana b'Imana benshi bagomba gutera umugongo ikibi, bagomba gutera umugongo inyigisho z'ibinyoma, bagasanga ukuri kw'Imana. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, niba muri icyo gikorwa ugifiteho umutima, waba uri kuri YouTube waba uri hano, turagukangurira kuza kugira ngo ubonane n'ababishinzwe bagutegure, kubera ko nta mugeni utagira gute udategurwa. Ukeneye kwigishwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye guhabwa inama rwose. Imana rero ibaho umugisha. Ku munsi w'ejo tuzatanga impano z'ibitabo. Niyo mpamvu navugaga ngo abashyitsi turi kumwe muri iri teraniro badasanzwe ari abadivantiste. Umusozo w'aya materaniro muraza kwegera imbere twandika amazina yanyu kugira ngo ku munsi w'ejo bamenye impano zanyu bazabaha. Nihuta ndagira ngo munyemerere dusenge twige ijambo ry'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba n'umugoroba w'umunezero, ni isabato yawe, aya masaha yawe yera twatekereje neza, twagambiriye neza, twafashe imyanzuro myiza. Turahamya yuko n'imitima yacu yaramije neza, ariko turifuza ko bitaba ibyo ku isabato gusa. Turifuza ko no mu cyumweru cyose ugomba kutubera Imana, ugomba kutubera umwami n'umukiza, ukatubera umuhumuriza. Tugeze mu mwanya wo kwiga ibyanditswe byera, yaba abo turi kumwe nabo hano mu nzu yawe, yaba n'ababikurikiye ku mbuga nkoranyambaga. Twese duciye bugufi ngo twigishe, uduhumura amaso kandi uduteze intambwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imibare 4 udakwiriye kujenjekera. Imibare ingahe? 4 udakwiriye kujenjekera. Kuri iki gihe usigaye uganira n'umuntu, umuntu akakubwira ati ariko rero musoni nawe uba wabizanyemo imibare myinshi, nuzanamo ibintu byose imibare myinshi bizakurushya. Umuntu arajya kurambagiza mu rusengero agasoma Bibiliya ikamubwira ngo narambagize, ugakubitana n'umuntu washatse akakubwira ati nuramuka ubizanyemo imibare myinshi umugeni baramugutwara. Ubu ikintu cyose nta muntu bagishaka yuko yashyiramo imibare myinshi. No gusenga
uratangira ukabwira umuntu utu rero ndashaka ahantu nasengera, ariko byarancanze, amadini amwe n'ay'abesikoro, ayandi arimo ibintu bidahwitse, mba numva mfite icyifuzo cyo gushaka idini ry'ukuri ariko ritazanyahagiza, rizamfasha gukunda Imana n'urugo rwanjye rukamererwa neza kandi nanjye nkagira ubuzima bwiza. Umuntu akakubwira ati rero nuzanamo ya mibare yawe myinshi ntabwo uzabona idini ujyamo. Ariko se nibyo koko isi turimo tugabanye imibare kugira ngo ibibonetse byose duhururemo? Oya, iyi mibare ine nuyigeraho ahandi ujye ushyiramo imiyaga, ariko iyi mibare ine, ibi bintu bine nubigeraho uzajye ukoresha imibare myinshi. Umubare wa mbere, Luka igice cya 14. Yesu yavuze ibintu umuntu agomba gushyiramo imibare, ntabwo ari ugupfa guhurura. Igice cya 14 Luka umurongo wa 28. Yesu arangije, Bibiliya titirira avuga ngo uburyo gukurikira Yesu bigize gute? Biruhije. Gukurikira Yesu ntabwo ari promenade, ntabwo ari ibintu umuntu yicara ngo avuge ngo yari yarabuze aho hajya. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuza mu idini kugira ngo ubone abandi bantu muzaza muganira kuko wajya kubaho wenyine. Oya, birenze icyo. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende? Inzu y'amatafari mu gihe cya Bibiliya, inzu y'amatafari ndende umuntu yiriho yabaga abasha kureba kure, kandi ahantu abantu bose babaga bari iyo nzu babashaga kuyireba. Icyubahiro cy'umuntu cyaterwaga n'uburebure bw'inzu yagize gute? Yubatse. Yesu arangije aravuga ati rero ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akagira gute? Aha, akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kugira gute? Kuyuzuza. Umuntu yagiye kubaka inzu ya mbere, buri inzu ya mbere iraryoha. Ujya kuyubaka bagacukura, baba barimo gucukura aho bazashyira amafondasiyo, kubera ubuzima burimo bwo gukodesha n'uburyo wagiye uhura n'ibibazo. Urayireba ukabona ni ntoya, ukabwira uti aka kantu ko mbona kangana n'ikiraro, ugahita umubwira utegera hino ni nge nyirayo, iki cyegeze hariya, iki cyegeze hariya. Bati nta kibazo. Bamena sima uti kwashize, bati boss tugomba kuzamura fondasiyo hakareshya, umutima ugatangira kukurya. Warangiza ugatangira guhamagara abantu, he ndabura amatafari, bati rukarakara ndaziguhaye n'ibiki byose. Wajya ko ukabona irazamutse yagera muri rento ugashirirwa neza. Wajya ko ukabona imvura igiye kugwa ukavuga uti karabaye. Umuntu agatangira ati ariko rero wibuke ko no gusakara dore imvura iraje, urasakarisha ikizi? Ntiwigeze wicara mbere ngo ugire gute ubare. Amaso yaragushutse akubeshya yuko hari urundi rwego uriho kandi nta rwego uragira gute? Urageraho. Nibwo uzajya kubona umuntu ahamagaye abantu, arahemutse umuha amafaranga y'10, ayakubise umufuko, aragiye ati mumpemo imifuko ya sima. Ujye kubona ubona igihangari kibaye hariya, ajya ategereza kuzayinjiramo. Nabyo bizaba ikibazo gukinga. Noneho namara gukinga kera kabaye kuzarangiza amasuku. Reka ngiye ikintu mbabwira, umuntu wese wagize umushinga usaba imibare ntagire imibare, ahubwo akayoborwa n'amarangamutima, ajya gusoza uwo mushinga agahinda karamwishe avuga ko atazongera kubijyamo. Yesu yerekezaga yuko kumukurikira kwinjira mu bintu bye bisaba ubwenge, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirwa aho atayujuje, akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kugira gute? Kuyuzuza. Mbega ikibazo! Nta kintu kibi nko kuzamura ikintu ufite ibikabyo abantu bose kikababera ikimenyetso cyuko nta mibare ugira gute? Ushyira. Kubw'ibyo rero nujya kubaka iby'agakiza ntuzagendere ku marangamutima n'amagambo y'abayobozi b'amadini, ntuzagendere ku bintu ngo bimenyerewe,
uzicara uvuge ngo ngiye kubaka inzu y'amatafari ndende y'agakiza, ngiye kubaka ibintu bizatuma umuntu uzambona ndi gusenga atazabona yuko ndi umuntu upfa kujya mu bibonetse byose. Kwinjira mu gakiza bisaba kwicara ugatekereza. Gufata umwanzuro wo gukurikira Imana bikwiye kuba ari ibintu byaguhagurukije wicaye wafashe umwanzuro. Yesu yarakomeje anavuga ngo cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo z'inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo inzovu ebyiri. Bitabaye bityo wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongerera ngo babane amahoro. Uzirinde gushotora intambara utabanje kugira imibare. Abantu benshi imibare ntayihari, barimo barajya mu bintu gusa, barimo bariyemeza kwinjira mu bintu batabanje kwicara. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uretse abantu bari w'iki gihe, abandi bantu ba kera bose bajyaga bajya kugira ikintu bakora bakabanza bagatabaza Imana bakayisenga ngo ibigishe icyo bahitamo. Iyo niyo mibare ya mbere. Ariko iyo nta mibare ushyizemo kaba kabaye. Inshuti zanjye, iki ni ikintu gikomeye. Abantu binjiye mu rushako ntibabanza gufata umwanya ngo bicare batekereze, ahubwo abantu babaga babashyushya. Uriya muhungu agiye kujya muri Amerika, papa we niwe nyiri ya etaje hari ya ruguru, bashiki be bafite amamodoka. Urabona uriya muntu, mbega wowe uguye hashashe none wahasanze hatanashashe. Niyo mpamvu umuntu asigaye yicara akabara amezi ashize akoze ubukwe, akabona ni menshi aruta yazihanganira, akabwira ati ngewe ngiye kubashyiriramo imiyaga, uyu mugabo ni imbwa ntago twabana mubimenye, ngiye kwihangana ukundi kwezi kugira ngo iyi nkuru itazashyuha mu mitwe y'abantu, mubimenye ko ntahari. Kubera iki? Abashatse gushyiramo imibare yarageze mu rugo kandi yagombaga kuba yarayikoze ataragira gute, atararugeramo. Icyo nagira mbabwire, niba umuntu atarimo kwicara ngo ubukristo bwe ahazaza he imisengere ye yicare ayikorera imibare, ntabwo isi izaduha umwanya wo kubitekerezaho mu gihe kiri imbere. Ntabwo bizakunda. Ikintu cyose ugiye kujyamo rero kuva uyu munsi, jya ubanza wicare urebe, umenye icyerekezo cyacyo, umenye imitego Satani yagutegeyemo, umenye amasezerano y'Imana azagufasha muri icyo kintu, umenye n'urugamba rurimo. Naba ari urugamba, ntugashotora urugamba utizeye ingabo zizagutabara. Mu bihugu byo mu isi basigaye basinyana amasezerano yo gutabarana. Nawe sinyana amasezerano n'ijuru yo kugira gute, yo gutabara. Ijuru niri gutabaza uritabare. Yemwe ngabo z'umwami nimuze tugire gute? Ninde utabara, ninde utabaza? Ni umwami Yesu. Iyo dutabaye umwami Yesu mu mirimo y'inzu y'Imana, nawe adutabara mu mirimo yo kudufasha ngo tuzabone agakiza. Ariko iyo utasinyanye amasezerano yo gutabarana, ibyago byawe, ibirori byawe bizagaragara ko Imana itajye yahinguka. Nshuti zanjye, imibare ya kabiri, ikintu cya kabiri ukwiye gushyiramo imibare myinshi. Abantu benshi muraganira akakubwira ati nushyiramo imibare myinshi Kigali ntabwo uzayibasha. Ariko nagira ngo mbabaze, ese Kigali iradusaba kubaho nta mibare dufite? Hoya. Zaburi 90 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo utwigishe kubara iminsi y'iki yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'iki y'ubwenge. Umuntu utazi kubara imibare, umuntu utazi kubara iminsi ye ntashobora gutunga imitima y'ubwenge. Abadamu bafite uburyo bajya babigisha bwo kubara iminsi yabo. Barangiza uwo babona utajya ufata mu mutwe bamukorera akantu azaza agendana mu ntoki akimura akagasara akavuga ati ibintu byarakomeye. Wowe ufite iki kikwibutsa kubara iyo wacanganyukiwe? Nimwe mbaza. Iminsi ntabwo ikwiye kugushuka.
umuntu hari igihe ajya mu minsi yo kuyora amafaranga akibagirwa ko hari igihe kizagera kikaba igihe cyo gutwara iki amafaranga. Bibiliya iravuga ngo hari igihe cyo kubaka hakaba igihe cyo gusenya, hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurunda hari n'igihe cyo kushwanyuza. Isi buri gihe igira ibihe bibiri, uretse Imana yonyine yo mu ijuru yaduha ibihe byiza byo gusenga. None nagira nkubaze, ujya ubara iminsi yawe? Cyakora ukabona umukobwa afite imyaka 39 akunzwe n'umusore wo ku rusengero, imibare ikaba mikeya, kagahungu ko ku rusengero ni nagakene, ubu se nategerereje iki ko nubundi mfite imyaka 30 kanaka yanterese singende, mu myaka 35 kanaka yaranterese sinagenda, ipfu uwarya imbwa yarya niki? Harimo arirata afite imyaka 39, harabura umwaka umwe ku buryo no kumutera inda bizaba bigora, kuko n'ubujiji bwo kutamenya kubara igihe. Umuntu yihagazeho mu isoko rya nimugoroba, yaturutse mu gitondo afite amashu manini, izuba ririmo rirayacamo ibishishwa by'amashu akabikuraho, ishu yazizanye ari 6 zuzuye umufuko, none zirimo zirajya mu mufuko akanawuzinga. Ariko wajya kumva saa 9 za nimugoroba mu isoko, abatabishaka mu bireke, icy'ingenzi nuko mfite amashu yanjye. Ufite iki? Ufite iki? Wowe ntunamenya ko saa 12 zaguraga 400 ugomba kuzigeza kuri 100 ngahe? Kubara iminsi. Umuntu akabaho yabayeho yiyubashye, arashaje, nibwo atangiye kuzaza ashwana n'abana ngo nibamuhe za bombo, bamuhe yawurute. Yarashaka kwirenza akayawurute. Umuntu ari mu myaka 60, mujye mumufa kugira ngo nzakure neza, ahubwo vuga ngo uzapfe neza. Kutamenya iminsi. Umuntu yabanye n'Imana akennye, abonye udufaranga, aho kugira ngo abwire Imana ati Imana nyigisha gusaza neza, ubukene nibwanteye gucupira, uzandinde ko ubukene nabwo bwantera kugira gute gucupira. Kubara iminsi. Nshuti zanjye, nagira ngo tujyane muri Bibiliya. Yobu, tujye muri Yobu. Yobu niwe muntu wa mbere wize uburyo bwo gukoresha iminsi. Yobu, abasomyi ba Bibiliya tujyane Yobu igice cya 9. Yobu igice cya 9 handitse ngo iki? Umurongo wa 25 haranditse ngo iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impaya maguru. Iminsi irahunga ariko nta cyiza igize gute ibona. Hari igihe iminsi yirukanka ikwerekeza ku gusaza, iminsi ikirukanka ikwerekeza ku bukene, iminsi ikirukanka ikwerekeza ku gusubira hasi wari uri hejuru. Bisaba iki? Utwigishe kubara iminsi yacu. Mu gihe urimo kwakira inyungu, iseta yawe ari yigezweho, ni igihe cyo kubika, kubera ko hari igiseta yawe abantu bazaza bahaca bavuge ngo yatewe umwaku, kuko igihe cyawe cyo kwakira kizaba cyavuyeho, hagezweho igihe cyo kugira gute cyo gusohora amafaranga. Mwabakobwa ni mwiga iminsi, mwabajene mwe ni mwiga iminsi. Wagize amahirwe ugira so na nyoko bafite amafaranga, urakaraba ugacya, kubaho biguhagaze ubuntu, twabyitaga ubuferi. Hari umuntu ureba ukabona kubaho bimuhagaze gusa kunyeganyega, nta kindi. Kurya baratamika, kwambika barambika, wamureba ukabona arasa na cya giti cyatewe hafi y'umugezi. Abo ngabo rero hari n'igihe ajya kurambagizwa n'umuntu agatavuga ati reka da, ubu si uyu muhungu yazatuma ncupira. Ucupira se wowe? Ibyo ufite ni ibyawe. Icyo nagira mbabwire, mwiga iminsi, byaza amahirwe kuburi iwanyu. Fata ayo mahirwe uyabyaza umusaruro. Iminsi yige, kuko buri mu minsi iwanyu bagutekerereza. Ejo bundi isi zagusaba kwitekerereza. N'undi muntu uzakubeshya ngo aragutekerereza azaba agufitemo indi mibare. Ni igihe cyiza cyo gusenga, iki ni igihe cyiza cyo gushaka Imana. Ku bajene ni igihe cyiza cyo kugaragaza icyo umaze mu nzu y'Imana.
ubu abantu basigaye bapfa ku ruhimbi bakabahimbira amateka batanakoze. N'impamvu rwose yari umuntu mwiza, n'impamvu pe ntawamugujije amafaranga ngo ayamwime pe, nanjye ndi umugabo wabyo. Ubwo ngo barimo baratanga ubuhamya bwa nyakwigendera. Abasize ateye inda yihakanye babangana iki? Iminsi iratangaje. Yobu igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 6. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Iminsi iratubeshya. Mu buzima mujye mubaho nka nyakabyizi. Iminsi iratubeshya cyane. Hari igihe wicara ugatangira ngo ngewe ngo mu mwaka utaha ngo nibinkundira ngo nzakora ibi, ngo ariko imyaka 5 nibigenda gutya bikagenda gutya nzabigenza gutya. Reka ngira ikintu mbabwira. Hari igihe ujya gukora akazi k'ubuyede, boss akagukunda, abafundi bakagukunda, ugasiga ubwiye umuntu uti rero nkurikije urukundo nkunzwe hari ahantu nzahava mpakura inkwano y'umugeni kabisa. Inzu n'etaje izubakwa amezi 7, ubuyede buri munsi, aha ndariye. Mu gitondo ukazindukana n'igitiyo, wagerayo bagahita bakubwira bati wowe nta kazi kawe gahari, ntuzanagaruke hano. Ugatangira utize ko ari ngewe wakundwaga. Yobu yavuze ngo iki? N'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Umupagasi hari igihe bucya ibintu byahindutse. Reka mbabwire, iminsi yo ku isi irangwa nuko hari igihe bucya byahindutse, ukagira ikintu kigushuka. Ibi rero nibyo duheraho tubwira abantu ngo bibere mu biganza by'Imana, baba bariho cyangwa bapfuye, bose ubuzima bwabo bube burinzwe mu Mana, ariko abantu ntibabyumva. Bibiliya iravuga ngo iki rero? Imigani igice cya 9. Imigani igice cya 9 tujye tujyana muri Bibiliya, ntago numva nshaka kuzaza mvuga amasomo mu mutwe. Igice cya 9 imigani murongo wa 11 haranditse ngo Uwiteka ni urimo kuvuga, ninjye uzakugwiriza iminsi nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Amen. Imana yacu niyo igwiriza umuntu iminsi azabaho. Kubw'ibyo rero irinde yuko ubuzima bwakwibagiza Imana bugatuma ubaho nk'aho Imana idahari. Oya, Imana ifite ububasha bwo kukongerera garanti yo kurama. Imana niyo itera abantu kugukunda, niyo itera abantu kukugirira icyizere. Imana niyo banze rya byose. Nujya mu bintu byose, imibare ya mbere uzaza ubara, jya ubara yuko Imana ariyo ifite ubuzima bwawe mu biganza, ibindi ubone gutekereza. Isomo ryambabaje ni iriri mu Mubwiriza. Umubwiriza nahasomye isomo ndababara. Iri somo ryambabaje cyane. Umubwiriza igice cya 8. Umubwiriza igice cya 8 ndasoma umurongo wa 13. 8 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. No kuramba ntibazagira gute? Ushobora guhita umbwira uti se ko bakana kabarambye nabo barambiye mu bibi. Ni kwa kundi umuntu yicara agafunga imyaka 30, warangiza ugatangira uti kana karashaje pe. Umuntu ugize imyaka 60 ariko uyumwegere arakubwira ati mbabajwe n'iyi myaka 30 y'ubugoryi, mfunzwe nzira umunwa wanjye, irambabaje kuko umunwa uranyereje ku buryo n'umutima utazakira ingaruka zavuye kuki ku muntu. Ugasanga yagiye ahantu, ahagarara ahantu barimo kwica umuntu, bo barica barakora, warangije agira gute? Avuga ijambo. Mwitonde cyane. Buri muntu wese muri twe afite urugingo rwatuma kurama kwe kudakunda. Urwo rugingo kuri wowe ni uruhe? Ibintu byo kubara iminsi ni mu biha agaciro. Tumenye yuko nejo turi nk'abapagazi. Nejo ushobora gucaho. Umuntu yateye induru muri bisi avanga abantu, azana amahane ashwana n'abantu, agera ku mugabo umwe amwigirizaho nkana.
uwo mugabo araceceka, ari umugabo mwiza w'umunini rwose w'umusirimu. Abantu bari muri tagisi bati nuko atari njye ayobeyeho nari guhita mwereka. Barangije wa mugabo agenda asakuza arimo bafunguraga ikirahure ati reka da bakora ikintu cyose. Bisi arayizambya yose, ariko ageze imbere abwira shoferi ngo ntundenze n'uburakari bwinshi. Arangije avamo agenda yitotomba. Babaza wa mugabo bati uyu muntu wakuzengereje gutya natwe tukagera tukabona biratubangamiye bite? Arangije ati nta mpamvu zo guserera n'umuntu uri buviremo mu cyapa cy'imbere. Buri gihe icyapa cy'imbere haba hari umuntu uri bugire gute? Urapfa n'umuntu butaka ku cyapa cy'imbere aravamo. Urapfa n'umuntu ngo ibiki n'ibiki. Reka mbabwire umukino turiho ku isi ntago murawumenya. Byanga byakunda muri bisi ku cyapa cy'imbere hari umuntu ugira gute? Yarandogeye, yanteranyije n'umugore wanjye, abana banjye ibiki byose, iseta yanjye yayivuze nabi. Ku cyapa cy'imbere nutavamo aragira gute? Ariko ikintu nkunda bisi, ninde muri mwe wari wataha muri bisi ya Kimironko ya nyuma? Bisi ya Kimironko ya mu gitondo abantu babashwana, abatwaye imizigo, abamama batakarabye mu maso umukuramo ubutuna, abantu bose babakane. Ariko bisi ya nimugoroba wicara nta uhagaze, shoferi yarangiza akakubwira ati iyi ni ituru ya nyuma, ukamubwira uti ko nihuta, agahita agenda agaparika kuri sitasiyo akabanza agashyiramo esanse. Ibyo bikabyo byawe ni nimugoroba, iyi ni ituru ya nyuma. Ujya kugera muri gare umujinya wakwishe, ariko nta kundi nyine ituru ya nyuma. Mbabwire ku isi turi ku ituru ya kangahe? Ya nyuma. Mwige imibare, mwige kubana n'abantu neza, mwige kubana n'igihugu cyacu neza, mwige kubana n'Imana neza, kandi mwige no kubana n'abantu bo mu nzu y'Imana neza. Ejo nuviramo ku cyapa tuzavuge tuti nubwo avuyemo muri bisi ntiyateraga iki? Ntiyateraga induru rwose. Imibare ya gatatu ni umubare wacanze abantu n'abanyamadini. Aho nuhagera ujye ushyiramo imibare cyane. Bibiliya iratangaje. Murebe ku isaha zanyu, abantu bafite isaha muzirebe. Murebe ku isaha. Everi wambaye isaha? Urimo urareba kuri iriya? Harya buriya hariya ni sangahe? Ko mutambwira isaha? Abafite isaha ni sangahe? 11:25. None se urushinge rw'isaha zanyu rurareba muri kangahe? Muri 11? Simwe mbaza. Urushinge rumo rurareba muri kangahe? 5. Ubwo mwarabyakiriye yuko 5 ari 11. Simwe mbaza. None ikibazo, iyo ugiye mu cyaro usanga umukecuru waho isaha ye yarayishyize ku masaha. Ujya kubona ukabona arakubwira ati mwana wanjye ko mbona ari 11, ukabona urushinge ruri kuri 10 na kangahe? 11. None ikibazo, ari twebwe b'abasirimu, ari n'abantu batakandagiye mu ishuri, ni bande bazi kubara neza isaha? Simwe mbaza. Nigeze kumva numva umuntu arambwiye ngo ni 0R. 0R se ni ibiki? Ati no turabona iriya saha ya nyuma ya saa sita za nijoro, ati iriya tuyita 0R nyine, biba bivuze ngo 24 yo urabona ko mu isaha itabamo, ubwo nyine duhita tubyita 0R. Byanditse ati we bifate gutyo. Ibi bintu byarakomeje bigera kuri kalendari. Aho wegera kalendari ugasanga kalendari irimo irakubwira, irabara, igatangira ku cyumweru igasoza ari ku isabato, ubwo ni Saturday. Umuntu ukamubwira uti bwo ku cyumweru no ku munsi wa kangahe, akatakubwira ati ni ku munsi wa karindwi, uti binyereke kuri kalendari, ati gabanya gufunga umutwe, nushyiramo imibare myinshi ntago biri bugere gute. Imibare yindi ugomba gukora witonze ni imibare yo gutandukanya isabato n'icyumweru. Wabaza ngo bifitanye isano n'agakiza? Yego rwose. Uyu mwanya munyemerere nikoreshereze Bibiliya ntagatifu. Abalewi 23
Abalewi 23. Imana yigishije abantu kubara, ibaha ububasha bwo kumenya gutandukanya isabato n'icyumweru, kuko Imana yari ibizi yuko mu minsi y'imperuka mu mugoroba w'isi ibintu bazabivanga, umuntu akazaza kubwira ngo tangira ubare, ngo urumva ngo ku cyumweru ngo atariho ku munsi wa karindwi. Oya, Imana yadukuye mu rujijo. Igice cya 23 umurongo wa 15. Reka duhere ku murongo wa mbere. Iminsi mikuru yo muri Isiraheli, isabato. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha ab'Isiraheli, iminsi mikuru y'Uhoraho nigera muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Ayo makoraniro tuzajya duhuriramo n'aya ngaya. Imana izazihuriramo n'abaki? N'abantu bayo. Muzajya mumara iminsi 6 mwikorera imirimo yanyu, ariko wa karindwi muharire isabato. Muvuge ngo amena. Iyi ni Bibiliya ntagatifu, ndimo ndasoma Abalevi 23 guturuka ku murongo wa mbere. Imana ibagiriye inama, muzajya mumara iminsi 6 mwikorera imirimo yanyu, ariko wa karindwi muharire isabato. Aho muzaba mutuye hose kuri uwo munsi muzahamagaza ikoraniro ritagatifu. Amen. Ntimuzagire undi murimo mukora, ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'isabato y'Uhoraho. Amen. Sabato ni y'abadive? Oya, abadive baribeshyera rwose. Cyane umva abadive bavuga ngo isabato yacu yanyu mwebwe abantu mwaje ejo bundi mu 844. Isabato ni y'Imana, kandi buri gihe iyo Imana igize abantu ihitamo ibaha umurage w'iki? W'isabato. Abayahudi niyo mahirwe bagize, ndetse nagira mbabwire ngo mbere yuko abadivantisti baza mu buprotestant, Imana yari ifitemo amatsinda matoya y'abantu bakomezaga isabato. Isabato ntiyigeze ibura, abantu bayiruhuka. Nshuti zanjye, Imana kubera iki yabivuze gutyo? Isabato kubera ko ari ifitanye isano n'irema, yagombaga no kugirana isano no kuremwa k'umuntu no gucungurwa kwe. Niyo mpamvu nitujyana muri Luka igice cya 23, Luka 23, Luka igice cya 23, ndakoresha Bibiliya ntagatifu. Abari hariya kuwanga bw'ibyuma bajye badushyiraho Bibiliya yera kugira ngo bitworohere. Amagambo asoza Luka igice cya 23. Yesu yapfuye ari kuwa nyuma ku